MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV isima ya maji ya uzima. MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV isiba bomoyi libera. MUNAMBEHO TV ensolo y'obulamu. Bonjour. Bonjour. Bonne fête. Merci. Voilà, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Vincent Pallotti. Académie. Tugiye kwizihiza rero Mutagatifu Visenti Pallotti, umurinzi w'ikigo cyacu, tumusaba kugira ngo adusabire natwe mu buzima bwacu tuzabeho tuyobowe n'umugisha w'Imana, tuzaba abana beza, tuzakure neza kandi tuzagire n'umugisha mu masomo yacu no mu byo dukora byose. Twifurije umunsi mwiza ku babyeyi, umunsi mwiza ku barimu, twese twiragize Mutagatifu Visenti Pallotti kugira ngo adusabire, adutakambire, umugisha w'Imana uduherekeze mu byo dukora naho turi hose, kandi aba bana bacu uko bakure mu bwenge, bakure mu kwemera, bakure mu buhanga, kandi nabo bazagirire umugisha mu masomo yabo. Tugiye gutanga igitambo cy'Ukarisitiya rero ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Tugiye kubanza gusaba imbabazi y'ibyaha byacu, maze uyu munsi uze kutubera umunsi w'ibyishimo, umunsi w'imigisha. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yanyu bavandimwe, ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma ninginga Mariya Mutagatifu mu iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, ikize ibyaha byacu byose, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Gloria.
turakurata turagushima turagusenga turagusingiza turagushima Rusabe Nyagasani Mana tugushimiye ibyiza byose ukomeza kutugira wewe waduhaye Mutagatifu Visenti Pallotti tubere umuvugizi n'umurinzi bagusabye kuri uyu munsi twizihiza igihe yavukiye ijuru natwe tubashe kurushaho kubaho tuyobowe n'ijambo ryawe kandi umubiri wawe utumurikire ndetse n'abana bacu bose twaje gushimira kwifatanya nawe no kugutura ukomeze kubongera inema n'imigisha biguturukaho bakurire mu kwemera mu kwizera no mu rukundo bagira ubwenge bw'ishuri n'ubwenge bwa roho maze ubuzima bwabo bwose buzakomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka mu ijuru tubisabye ku bwa Kristo umwana we n'umwami wacu Imana Rwanda bwategekana bwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimbura iteka. MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. Sobanuriza ku MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV ensuro y'obulamu. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Mutagatifu Pallotti yandikiye Abanyakorenti. Naho ntabwo indimi z'abantu n'iz'abamarayika
ariko singira urukundo naba ndi nk'icyuma kibomborana cyangwa inzogera irangira. Naho nagira ingabire y'ubuhanuzi ngahishurirwa amayobera yose n'ubumenyi bwose, naho nagira ukwemera guhambaye kumwe gushyigura imisozi, ariko ndafite urukundo ntacyo mba ndicyo. Naho nagabiza abakene ibyo ntunze byose, naho nahara umubiri wanjye ngo utwikwe, ariko nta rukundo mfite ntacyo byaba bimariye. Urukundo rurihangana, rwitangira abandi, ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwikuririza. Ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara, ntirugira inzika, ntirwishimira akarengane, ahubwo ruhimbazwa n'ukuri. Urukundo rubabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rukihanganira byose. Urukundo ntiruteze gushira. Ubuhanuzi se buzashira, indimi zose se zizaceceka, ubumenyi se buzayoboka. Kugeza ubu ukwemera, ukwizera n'urukundo uko ari bitatu birabangikanye, ariko icy'ingenzi muri byo ni urukundo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyuma y'ibyo Nyagasani ahitamo abandi 72 maze abohereza imbere ye babiri mu migi yose n'ahandi hose yajyaga kunyuramo. Arababwira ati, imirima yeze ni myinshi, ariko abasaruzi ni bake. Umusabe rero y'imyaka yohereze abasaruzi mu mirima ye. Aho nimugende, dore mbohereje nk'abana b'intama mu birura. Ntimugire icyo mujyana, kaba agasaho k'ibiceri, waba umufuka, zaba inkweto, kandi mwirinde guhera mu nzira muramukanya. Ubwo rwose mwinjiyemo mubanze muvuge muti, amahoro kuri iyi nzu. Nihaba umuntu w'amahoro, amahoro yanyu azamusakaraho. Nahabura azabagarukira. Mugume muri iyi nzu,
mugume muri iyo nzu munywe kandi murye icyo babahaye kuko umukozi akwiriye igihembo cye. Ntimukave mu nzu mujya mu yindi. Umujyi wose muzinjiramo bakabakira, muzarye ibyo babahereje, mukize n'abarwayi muhasanze, kandi mubabwire muti ingoma y'Imana ibari hafi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV. Qui était ce Vincent Pallotti? Qui peut me répondre? Viens ici. Viens, dis-moi. Qui est Vincent Pallotti? C'est notre patron. Amachibesh. C'est notre patron. Ninde wambwira ikindi kindazi kuri Visenti Pallotti? Yewe wavuze ngo c'est notre patron. Ni iki kintu Pallotti mumuziho ni iki? Ntacyo muzi? Yego? Ngwino hano. Yego. Pallotti umuziho iki? Pallotti afasha abakene agafasha n'abarwayi. Umuha amashyi menshi. Pallotti afasha abakene agafasha n'abarwayi. Ngwino nawe. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibera. Munambeho TV ensolo y'obulamu. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Nyuma yego ngwino wihuse cyane nawe undi wa kabiri wari bateye hejuru nawe ngwino. Icyo tuzi kuri Visenti Pallotti iki? Pallotti akunda gusenga. Amashyi menshi. Pallotti ntabwo ajya asuzugura. Pallotti ntabwo ajya asuzugura. Amashyi menshi kuri nawe. Pallotti akunda abana. Pallotti akunda abana. Pallotti arasenga. Pallotti arasenga. Gatete abana. Visenti Pallotti, ishuri ryacu ryitwa St. Vincent Pallotti Academy. Visenti Pallotti yari umupadiri. Abapadiri murabazi? Bakora iki? Barasenga. Dore buriya ni umupadiri, nanjye ni umupadiri, na buriya ni iki? Ni umumasera. Sibyo? Pallotti rero niwe umupadiri akajya akunda asenga, hanyuma agakunda Imana, agakunda abantu, agakunda kugira urukundo bya bindi batubwiye, agakunda gukora ibikorwa byiza by'urukundo. Yashinze n'umuryango wa padiri w'ababikira n'abarayiki. Natwe rero ishuri ryacu baryitiye Mutagatifu Visenti Pallotti kugira ngo natwe tujye dukora ibikorwa byiza byo gusenga, ibikorwa byiza byo gukunda Imana, ibikorwa byiza byo kuba abana beza, ibikorwa byiza byo kumvira bya bintu byose bimaze kuvuga mu kanya, kugira ngo nimukura muzabe abana beza, kandi nimukura muzagire umugisha mu mashuri yanyu no mu bindi byose mukora mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mukajya mwumvira ababyeyi banyu, mukajya mububaha, mukumvira ku ishuri, maze koko mukarushaho kuba abana beza kandi n'umugisha w'Imana ukabaherekeza. Uyu munsi rero twizihije umunsi mukuru wa Mutagatifu Visenti Pallotti. Mwe yavuze ngo c'est notre patron, c'est notre fondateur, c'est notre ushobora gushyiraho n'ibindi byinshi bya Pallotti. Natwe rero nk'abana biga muri St. Vincent Pallotti, iyo bavuga ngo Saint ni ukuvuga ngo ni umutagatifu. Umutagatifu Visenti Pallotti. Umutagatifu ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu ukunda gusenga, ni umuntu utanga urugero rwiza,
ni umuntu ufasha abandi gukora ibikorwa by'urukundo. Uyu munsi natwe twizihije Mutagatifu Visenti Pallotti kugira ngo natwe tuzaba abana beza, abana bakunda gusenga, abana bakunda gukora ibikorwa byiza by'urukundo, n'abana kandi bakunda kumvira ababyeyi babo, bakumvira n'abantu bakuru. Niyo mpamvu uyu munsi mwebwe isengesho ryose muravuga Imana iraza kuryumva. Muraza gusenga musabira abarimu banyu, musabira ababyeyi banyu, musabira abavandimwe banyu, musabira paruwasi yanyu, kugira ngo twese uyu munsi uze gukomeza kutubera umunsi w'ibyishimo, umunsi w'amahoro n'umunsi w'umunezero. Noneho rero ugiye guhamagara abana bakeya baze batuvugira agasengesho, isengesho ritoya uyu munsi wa Mutagatifu Visenti Pallotti, basabire ababyeyi, basabire abarimu, basabire abandi bana, basabire n'abandi bari mu kaga, abafunzwe n'abandi bashonje, kugira ngo uyu munsi Imana ize kuza kubavugisha. Uwa mbere yaje ninde muri ushaka kuza gusenga? Yego nawe nyuma nawe reka dufate bakeya, hanyuma badusabire uyu munsi, badusabire umugisha w'Imana, musenge neza, musabe kugira ngo Visenti Pallotti atuvugane ku Mana, hanyuma uyu munsi tube munsi kumwigisha amasengesho yacu, ibikorwa byacu byose tuza gukora bize kutubera ibikorwa by'umugisha, ibikorwa by'ibyishimo n'amahoro. Tugiye guhaguruka twese noneho tugajya dusubiza, niba mwamara gusenga tugajya dusubiza tuti comment on appelle ça, c'est Vincent Pallotti prier pour nous. Et par notre Père Saint Vincent Pallotti, nous te prions. Par notre Père Vincent Pallotti, nous te Seigneur, nous te prions. Nous vamos kwiyambaza umubyeyi wacu Visenti Pallotti Nyagasani udusabe. Par notre Père Vincent Pallotti, Seigneur, nous te prions. Garde sur les mots. Par notre Père Vincent Pallotti, Seigneur, nous te prions. Garde sur les mots. Par notre Père Vincent Pallotti, Seigneur, nous te prions. Noneho tugiye kwifata neza, bano bana bagiye kudusabira umugisha w'Imana, kwiyambaje Mutagatifu Visenti Pallotti, kugira ngo twese dukomeze kugira umugisha. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. Sobanuriza ku MUNAMBEHO. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, ensolo y'obulamu. Notre Père Vincent Pallotti, Seigneur, nous te prions. Par notre Père Vincent Pallotti, Seigneur, nous te prions. Visenti Pallotti yakundaga Bikira Mariya, tugiye gusaba twiyambaje Bikira Mariya bakomeze kudusabira, ishuri ryacu rikomeze kugira umugisha, imiryango yacu igira umugisha, ababyeyi bacu n'abavandimwe bacu bagira umugisha n'ibyishimo, natwe kandi tujye tubasha gutsinda amasomo yacu neza. Tugiye kubivuga kubisaba tuvuga tuti: Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tubisabye ku bwa Kristo umwami wacu. Tugiye kwicara rero, tugiye kugira isengesho ryacu tutura. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, kisima ya maji ya uzima. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, isiba bomoyi ibera. MUNAMBEHO TV,
ensulo y'obulamu. Abavandimwe dusabe kugira ngo igitambo cyacu cy'Imana Data ushobora byose, Nyagasani yacu igitambo tumuhereje hejuru y'ibisubizo n'ikuzo kandi kifitiye akamaro inyakiza yose ntagatifu. Nyagasani atiga ubwuzu igitambo tuguhereje nk'uko hari Mutagatifu Visenti Pallotti kutubera umurinzi w'impuhwe zawe ubigishije ayo mayobera, duhe kugurumana urukundo kuri bagenzi bacu kandi turusheho kubaho tukunogeye bwa Kristu umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu iruhukire iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu, birakwiye kandi biratunganye. Ni koko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza ko tugushimira iteka n'ahantu hose Nyagasani dawe y'ubutagatifu Mana ishobora byose duhora witeka bwa Kristu umwami wacu. Kuko kuri uyu munsi wa none wahaye Kiliziya kwizihiza umunsi mukuru wa Mutagatifu Visenti Pallotti, byaba bishakiye kugira ngo urugero rw'imibereho ye myiza bikomeze n'inyigisho ze ziboneye zihishijure kandi wirengere kugira amasengesho ye yakunyuze. Ibyo ngibyo twifatanya n'urugaga rw'abamarayika n'abatagatifu bose ngo duhane icyitare n'igisindo cy'ikuzo ryawe tuvuga ubudahwema tuti Seigneur, Seigneur, kugira ngo ahinduke atube umubiri n'amaraso bya Yesu Kristu umwami wacu. Igihe yari agiye kugarizwa ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanura, nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko yohereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahora iteka, agiye kumeneka mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugire imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora n'urwibutso rwanjye. Iri ni ibyo bikomeye byo kwemera. None rero Nyagasani ubwe turi gukurikiza ukabya umwana wawe, turi mugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro, tugushimira ko watumye tuberwa no kugushenga tubaguhereza amaturo, kandi turakwinginga twiboheje
twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani w'Umukiza yagiye ku isi hose maze ihembo ryabyo mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Antoni n'abatorewe muri Mwaritari bose. Ibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite icyizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze bakinnye mu rumuri ruguturukaho. Turakwinginze ngo natwe twese tugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana, Yosefu Mutagatifu umugabo udahemuka n'intumwa zawe ntagatifu na Mutagatifu Visenti Pallotti tuhimbaza uyu munsi n'abandi batagatifu bose bakunyuze kwiga ryagiye bisimburana, nuko hamwe nabo tuzagusingiza kurata ubwa Yesu Kristo nyine umwana wawe. Dawe Imana ishobora byose, icyubahiro cyose n'ikuzo ryose dushyikirizwa na Kristo, ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Abana, Kristo Yesu akuzwe, Yesu Kristo akuzwe. Tugiye gusubira muri rya sengesho Yesu Kristo yigishije abigishwa be, tubivuge mu Kinyarwanda, mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda tugiye kuvuga rero rya sengesho Yesu yatwigishije, twese tukarambura ibiganza tuvuga rya sengesho tuvuga tuti: Dawe uri mu ijuru, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago, kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose. Nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbahaye amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa Kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe wiha amahoro kandi wibumire mu bumwe wowe wahoraho iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Abana tugiye guhoberana twifurizanya amahoro ya Kristo. Umuntu ahobere nk'abantu nka batatu cyangwa batanu, ngaho twifurizanya amahoro ya Kristo, duhoberane cyane.
Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomoi libela. Munambeho TV, ensulo y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Sani ntama w'Imana tukiza abantu. Nyagasani sibuye kwa kwinjira mu mutima wanje akujambo rimwe gusa. Kristo duhabwa tunda tubesha tubageza tuse mu gihugu iteka. Abana mwicare tugiye guhabwa Eucharistia, arahabwa gusa abahawe Eucharistia, abahawe ni bande bashaka tuti hejuru, abahawe Eucharistia. Ntabwo mwahabwa rero, haraza guhabwa gusa ababyeyi banyu nibo bahawe Eucharistia, n'abandi bana batoya bayihawe. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomoi libela. Munambeho TV, ensulo y'obulamu. Abana Yesu Kristo akuzwe. Tugeze rero mu gihe cyo gushimira Imana, tugiye gusoza misa yacu. Ngaho tugiye guhaguruka, tugiye kubyina, abishobozi muze no kujya hagati mu ukine neza, bakenya akaririmbo keza. Hagati aho ngaho tubashe no kubatera amazi y'umugisha, dusaba Imana kugira ngo umugisha uyu munsi mukuzane imigisha mu buzima bwanyu, imiryango yanyu, ababyeyi banyu n'abarimu banyu, namwe muzakure muri abana beza kandi muzagire umugisha mu masomo yanyu. Ngaho batera akaririmbo keza. I
Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, ensulo y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Usabe babwiriza twiyubaheje Imana ishobora byose kugira ngo twanje icyitwa ikibi cyose mu buzima bwacu, tujye duharanira umuco w'iteka kubyumva Mutagatifu Visenti Pallotti, tubigusabye ku bwa Kristu umwami wacu. Abana Yesu Kristo akuzwe, tugiye gushimira Imana tuyiha amashyi n'impundu kubera ko yaduhaye Mutagatifu Visenti Pallotti. Ngaha amashyi menshi n'impundu dushimira Imana. Tugiye gushimira na Mutagatifu Visenti Pallotti kubera ko yabaye ari umuvugizi wacu akaba na fondateri wacu. Ngaha tumuha amashyi n'impundu menshi. Tugiye gushimira n'ababyeyi bacu kubera ko batubyaye bakaba banatubera, amashyi menshi n'impundu. Tugiye gushimira n'abarimu bacu n'abarezi bacu bose kubera ko bahora batwitaho bakadufasha, nabo tubaha amashyi n'impundu. Tugiye gushimira n'abandi banyeshuri twigana n'abandi bana bose biga hano kwa Visenti Pallotti kugira ngo Imana ikomeze kubahungisha, tubaha amashyi n'impundu. Dushimire rero n'abandi bose baje kwifatanya natwe muri uyu munsi mukuru, padiri waje kudufasha, abafureri n'ababikira, ababyeyi, abavandimwe n'abandi bose tubana baje kwifatanya natwe muri ubu birori byacu, abakameramani n'abandi bose badufashije, abavugije ingoma n'ababyinnyi, bose tubaha amashyi n'impundu. Murakoze rero, mwifate neza, tugiye gusaba umugisha w'Imana, turagitanga tukagusaba mwifate neza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Padiri nadufashe kurambuye ibiganza. Imana nyir'izina yo kuzo ry'abatagatifu ikaba ari nayo munezero wabo, yo ituma mugira uruhare mu munsi mukuru wo kubahimbaza, ibagwizamo umugisha wayo. Amen. Nibahe umugisha kandi ibahe guterwa inkunga nabo kugira ngo murusheho kwitangira kwikorera no gukorera abavandimwe banyu mutiziganya. Amen. Kiliziya yose ihimbawe n'uko benshi mu bana bayo baba mu mahoro y'ijuru, abo nibo Imana bateganyirije, nibahe umugisha ibakomeze kandi baragire mukomeze kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Kandi Imana ishobora byose niduha umugisha, ikurinde kandi turagire Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Sobanuriza ku Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, ensulo y'obulamu. Munambeho TV,
kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV liziba bomoi libela. Munambeho TV ensolo y'obulamu. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Avec toi je t'aimerai, auprès du Munambeho TV kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV liziba bomoi libela. Munambeho TV ensolo y'obulamu. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV liziba bomoi libela. Munambeho TV ensolo y'obulamu. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Kaze kuri Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Tubaniriza ku Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV isoko y'ubugingo. Munambeho TV ensolo y'obulamu.